Oh yes, reka dukomereze naho twagarukiye ubushize, ari nako twari turimo turasiga wa mugabo arimo arabwira Jiao ngo areke kuba yababara. Ubwo twari tumaje gusiga ko Jiao yumvishe ko hano hari umwana wahapfiriye, ariko umugabo nyine yatangiye kuba yamubwira ati nta birenze, wewe bigira ibintu bya danje. Umugore nawe atangira nyine kuba yakikomeza, kandi icyo atazi nuko ari umwana we. Ubwo niko umugabo yahise amubwira ati reka twigendere tayari, dore nuko nguko umugore atamenye ko umwana we ari we wapfiriye aho ngaho mu bitaro. Umugore nawe ahita yerekera arigendera. Ubwo nuko nguko Duwani akaba ari n'umugabo we wundi nawe yari arimo arabireba, dore ukuntu birimo biragenda, ngo arabona umugore we arimo aracajyana n'uwo mugabo wundi, barikomereje barigendera. Ndagira ngo ube wandebera, ariko umugabo nyine yasigaye aho ngaho arimo aravuga ati reba Jiao we, reba ibintu ukoze, reba ibintu ukoze. Ubwo nuko nguko yakomeje arimo arahamagara, ariko umugore ntago arimo aramwumva. Umugabo n'akabaraga kahise gacika yikubita hasi. Umugore we yarigendeye tayari yajyanye n'ako kasore nako uwo mugabo ibakata uko nguko. Umugabo nyine Duwani yasigaye aho, ndagira ngo ndebere, ariko yasigaranye umujinya. Yasigaye arimo aravuga ati wanga eze, ndagira ngo mbe nakubwira ati ni wowe unyiciye umwana, ni wowe unyiciye umwana. Ubwo umugabo nicyo kintu yasigaye arimo aravuga ngo eze amwiciye umwana, ngo amwiciye umwana. Nuko nguko umugabo yasigaye aho ngaho afite umujinya, eze ngo niwe umwiciye umwana. Ubwo tumenye ko uriya mugabo ari we bita eze tayari. Reka mbe nakubwira ati inshuti yanjye, reba neza niba warakoze kuri subscribe, niba utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment tubwire ko ino video uri kuyibona iramutse iri kugushimisha. Ntiwibagirwe kuba wakora ikurire, ariko ubwo wa mugabo akiri aho ngaho Duwani, hari undi mukobwa wahise uhagera aho ngaho aho umugabo arwariye, cyangwa se aho nyine ari mu bitaro. Nuko nguko yaje yitegereza ukuntu umugabo ameze, no kuvuga byanze, no kureba ntarimo arareba neza, dore nuko nguko arimo arahanga amaso ahantu hamwe adahumbya. Itura umugabo ni hano bavuga ngo ibintu byamucanze. Ubwo niko yatekerezaga ati Suwani. Ubwo n'umwana we arimo aratekereza, n'uwo mugore nawe ahageze, niba atari n'umukobwa ahageze, yatangiye kuba yareba ukuntu umugabo nyine yihebye, nta cyizere na gitoya afite, ibintu ubona ko byamucanze se ibyamurenze. Ubwo umugore nuko nguko yatangiye kuba yaza yegera uno mugabo, niba bapfana iki, niba ari muntu nyabaki, niba ari inde, turaza kuba twabisobanukirwa. Ariko uno mugabo arababaje. Umugore nawe nuko nguko yarebye, atangira kuba yakitegereza nyine umugabo, agatangira ati dore hari icyemezo nyine cy'uko umwana wawe yapfuye, dore ngiki nakibonye. Ubwo uyu n'urimo uramufasha nyine kumwe kwa muganga byemeze ko nyine umwana we yapfuye, banamukuye ubwo ngubwo mu bintu nyine bigaragaza ko yari akiri muzima. Ubwo batangiye kuba bavuga ati Suwani azashyingurwa ku munsi ukurikira uw'ejo. Ubwo n'ejo bundi nyine ngo agomba kuba yashyingurwa, ariko umugabo nyine yifitiye agahinda, ibyo ntakeneye kuba yabyumva, yiburiye umwana we. Ubwo uyu urimo uramufasha nyine ngo yazanye icyemezo ikigaragaza ko nyine umwana yapfuye. Nuko nguko yakizanye gihereza papa w'umwana, papa wa Suwani, ariko ntarimo arabyumva neza. Ubwo n'uwo mukobwa nawe arimo arabireba disi, agatangira no kuba yarira, amarira akazenga mu maso. Birababaje nshuti, birababaje. Dore nuko nguko umugabo nyine yatangiye nawe kuba yareba, agahinda kakamwica, bikamurenga. Ubwo niko yatangiye kuba yareba ibyemezo nyine bigaragaza Suwani yari mwana nyabaki, isaha yapfiriye, imyaka yapfuye afite, byose biri mwaho ngaho muri iyo fishi. Nuko nguko umugabo yatangiye kuba yagenda yireba, akareba ati Suwani, yewe Suwani. Umugabo afite agahinda, hano ushobora kuba wamwegera akagukocora, ntihagire ahantu na hato uza kuba wabariza cyangwa se waregera. Dore umugore nuko nguko arimo arabireba, ibintu birimo biramucanga. Yatangiye kuba yaza ahumuriza uno mugabo Duwani. Ubwo agatangira ati Duwani su. Ubwo akamuhamagara ati Duwani su. Duwani nawe agatangira kuba yarira, undi agatangira ati ndabizi, cyangwa se ndimo ndabibona urimo urababara cyangwa wababaye, ndimo ndabibona cyane. Ubwo umugore niko yahise amubwira ati ngarira, ubundi uramureka nyine akaboroga nako akarira. Umugore nawe rero yaramubwiye ati ngarira, rira, biraza kuba byagufasha. Agahinda cyangwa se nyine umujinya ugusohoke murira, we komeza urira. Ubwo umugabo nyine barimo baramubwira ngo arire, undi agatangira ati Anaya. Uno mukobwa nyine bamwita Anaya, ubwo niryo zina rye. Undi yatangiye kuba yavuga ati se basi nagira akantu ngusaba. Ubwo niko nyine yatangiye kuba yamubaza ati nagira akantu ngusaba.
Anaya nawe yatangiye kuba yavuga ati nta ribi, ikansabe ntacyo bitwaye cyangwa se nta kibazo, kansabe ikansabe niba mfite izo mbaraga nanjye nta cyambuza kuba nabigukorera, insaba icyo kintu urimo urambwira cyangwa se icyo ushaka ikinsaba. Ubwo umukobwa nuko nguko sumbaze ngo niki bagiye kuba bamusaba. Umugabo nawe nuko nguko arimo arareba, yatangiye kuba yavuga ati ngiye ikintu ndimo ndifuza, ndimo ndashaka ikintu kimwe cyonyine. Ni igiki uno mugabo arimo arashaka? Ubwo niko yatangiye kuba yahamagara ati Anaya, ikintu ndimo ndashaka ni ukongera kuba nabona umukobwa wanjye, basi ni inshuro imwe unyumvire disi. Umugabo nyine yatangiye kuba yabwira ngo Anaya abe yamufasha abona umukobwa we n'indi nshuro imwe, kandi ibyo ngibyo ntibyakunda. Byarangiye umugabo yatangiye kuba yarira. Ubwo nuko nguko umukobwa disi ibyaramurenze, ibiramucanga nawe ari wowe byakubabaza. Ibaze nawe umuntu urimo uramusaba ngo nyine ngo amuhereze umwana we bw'indi nshuro kandi umwana yapfuye. Dore nuko nguko yatangiye kuba yarira, yewe ajya hararira, biramucanga biramurenga. Ubwo umukobwa yatangiye kuba yamuhumuriza. Ntibyatinze nuko nguko basohotse kwa muganga, ibintu byanze, ibintu birakomeye, ibintu hano byananiranye, birakomeye cyane. Dore umugabo nuko nguko yasohokanye n'umugore, undi agatangira kuba yavuga ati noneho ikintu tugiye kuba twakora, tugiye kuba twajya muri moruge, tujye kureba niba umwana bamugejejemo, niho tugiye kuba twajya kuba twamureba. Ubwo umugabo nyine barimo baramubwira ngo agiye kuba yagenda muri moruge ajye kureba umwana we, niho agiye kuba yamusanga. Umugabo yarabyumvishije ariko atangira kuba yazunguza umutwe nk'atabishaka. Undi agatangira kuba yavuga ati none se jiyawo we, kuki utabimubwiye cyangwa se wabimubwiye? Kuko nawe agomba kuba yahagaruka akaza kuba yaza kuba yareba umwana we ukuntu bimeze, agomba kuba yaza nawe kureba umwana we ukuntu ibimeze, nawe akazaba yakitabira ibirori byo kuba twasezera umwana mu cyubahiro. Ubwo umugore niko yatangiye kuba yamubwira ati se basi kubera icyo utigeze ubimubwira? None se kubera icyo utigeze ubibwira? Waba wabimubwiye umenya uruhande ariho? Ubwo nuko nguko undi yahise avuga ati mbabarira, rekera ibyo urimo uravuga, simbishaka, nta n'undi muntu nshaka kuba yanyivangira mu bintu by'umwana wanjye. Bireke ubwo bakiri aho ngaho, dore ngo n'umwana we ndetse n'umugore we barimo baracaho. Jiyawo arimo aritambukira, ariko jiyawo nawe ntiyoroshye. Ubwo ni uku nguku umwana nyine waba arimo aragenda avuga ati none se mama, uyu munsi turaba turi kumwe, turaza kuba twagumana uyu munsi? Uwo ni kwikwi urimo urabibaza mama we. Ubwo na mama we nawe agatangira ati niki cyabimbuza, cyane turaba turi kumwe. Ubwo n'umugabo agatangira ati yewe kwikwi, nta kintu na kimwe kiri buze kuba cyatuma mama wawe mutaza kuba mwakina, nta kintu na kimwe kiri buze kuba cyabuza mama wawe kuza kuba mwakina. Undi nawe ati mbega byiza, ni byiza cyane. Ubwo niko yahise atangira kuba yamubwira ati uri umwana mwiza, tayari uri umwana mwiza. Ubwo nuko nguko umugore ndetse n'umugabo ndetse n'umwana abandi bari aho ngaho barangaye gukebuka. Dore nuko nguko bakebutse, kwitegereza neza, n'umugabo nawe aritegereza, kwitegereza neza ngo arabona ikidomange cye cyangwa se umugore we ari kumwe n'undi mugabo. Ibino bintu bikakubabaza kubi. Dore umugore nuko nguko arimo aragenda yidagadura, yisamarira, yidagadura, ubona ko nta kibazo na gitoya afite, ariko kwitegereza neza. Dore ngo arareba imbere agahita abona umugabo wiwe wa nyawe, nako bose ni abanyabo, kuko n'ubundi barakubita bikavuga, nako bose nabi. Dore nuko nguko umugabo yarebye akareba, dore umujinya, dore ikintu cyitwa umujinya. Umugore nawe arareba, bose bagira ikintu cyitwa umujinya. Dore kareba bose, akareba umwana, akareba umugabo, akareba umugore we, bose akabitegereza. Dore umugabo nuko nguko arimo arareba ka niwe nyirabayazana, niwe nyirabayazana watumye umwana apfa, kuko yaje kuba yamwiba amaraso. Muze kuba mwabyibuka, umugore yatangiye kuba yabaza ati duwani urimo urakora icyaha ngaha, urimo urakora icyaha ngaha. Ubwo nicyo kintu yatangiye kuba yabaza umugabo, umugabo akamubwira ati se icyo nicyo kintu wakambajije kirimo kiratuma ngo ndi hano, nicyo kintu wakambajije? Undi agatangira ati nyine ngewe nakabikubajije. Undi rero agatangira kuba yavuga ati ibyo ngibyo rero ntago ari ngombwa, kuko wari warambwiye ko wagiye mu mahanga. None sa niho mu mahanga wari waragiye? Nyumvira umugore nyine yari yarabeshye umugabo ko yagiye mu mahanga, ikumbi yaje kuba yabana none umugabo we. Undi yatangiye kuba yavuga ati naje uyu munsi rero nari ngiye kuba nabigusobanura, nicyo kintu nari ngiye kuba nagusobanura, ariko naje uyu munsi ndaza kuba nagusobanura mu nyuma.
ahubwo narindi biza uyu munsi wose, narindi bize nyumvira umugore nyine. Cyo n'ikintu yatangiye kuba yabwira umugabo ngo yarari bize. Undi agatangira ati wari kuba wansobanura mu nyuma. Ahaha. Ariko umugabo nyine yatangiye kuba yareba kakagabo kagatangira ati niko duwani we, ibyo arimo arakubwira ni ukuri, niko bimeze. Yaje uyu munsi rero, dore twariganye. Jewe twariganye, ngiye banyita Eze, niryo zina ryanjye niko banyita. Kandi umwihanganire rwose niba atari yabikubwiye. Rero kubera jewe yari yaje, umwana wanjye rero agira ikibazo, rero twari twaje hano kwa muganga. Rero umubabarire niba wumvishije nabi cyangwa se utarimo uramwumva, umubabarire. Undi nawe agatangira kuba yavuga ati ndabizi ntabwo yakanga kuba yambabarira, mbabarira ntabwo wabura kuba wambabarira. Ubwo nyine nuko nguko yatangiye kuba yabibwira umugabo, agatangira ati duwani we, ndabizi nta nubwo ndimo ndakubeshya, ibyo ndimo ndakubwira ni ukuri, umbabarire. Tayari umugore nyine nta nubwo bafite. Kandi ubwo nyine yatangiye kuba yavuga ati njye nari ndimo ndafasha kwikwi kuba twaserebura anniversaire ye cyangwa isabukuru ye, nicyo kintu nari ndimo ndamufasha kuba twaserebura anniversaire y'ubwo umugore nyine. Niko kuntu yatangiye kuba yabwira duwani, agatangira kuba yamubwira ati nkeke ko utaza kuba wabifata nabi bino bintu nk'uko mbikubwiye, ndekeye kuri buze kuba wabifata neza. Ubwo umugabo nawe ahagaze aho ngaho agatangira ati yigo ngo anniversaire cyangwa se ngo isabukuru ye, ndumva icyo gitekerezo ari sawa cyangwa se ari cyiza. Icyo gitekerezo ndumva ari inyamibwa, icyo gitekerezo ndagikunze cyane. None se wibagiwe neza ko ejo hashize yari isabukuru y'umwana wacu? Ubwo umugore nyine yatangiye kuba yavuga ati umunsi harya yego niko bimeze. Undi nawe ati yego ejo hashize, wibagiwe ko suwani aribwo anniversaire yiwe yari kuba. Ubwo nyumvire nyine umunsi washize, kandi nta nubwo yari ahari, yari isabukuru ya suwani ariko ntiyari ahari. Ubwo niko umugabo nyine yese areba umwana we, atangira kuba yareba kwikwi, akamubwira, akamwicisha isira, akamubwira ati se we kudakora akazi. Ubwo umwana nuko nguko nawe arashabutse cyangwa se afite mwakenge, yatangiye kuba yabwira mama ati mama ndakwinginze wigenda. Ubwo umugore nuko nguko yatangiye kuba yavuga ati oya mama wawe nta hantu ndi buze kuba najya, reka sindi buze kuba nagusiga. Ubwo umugore nyine niko yatangiye kuba yavuga ati mama wawe nta hantu ndi buze kuba najya singusiga. Ubwo umugabo niko yatangiye kuba yamusubirishamo ngo ati mama ngo mama. Ubwo duwani nyine icyo kintu nyine yatangiye kuba yamubaza. Undi agatangira ati duwani we, hagarika kuba watekereza bino bintu, wibitekerezaho cyane, ibi nta birenze. Ubwo niko yatangiye kuba yamubwira ati ngo nta birenze, ndimo ndagira ngo umwana nyine ataza kuba yabifata nabi, sinshaka kuba nababaza uno mwana, niyo mpamvu nyine ndimo ndatuma anyita mama, ariko sinshaka kuba namubabaza. Nyine agatangira no kuba yacabiranya umugabo. Ubwo Eze nawe arahagaze, byose arimo arabyumva, akabyumva agatangira kuba yavuga ati Mr. Duwani we, ibimeze gute ariko biragenda. Inyuma y'ibi ngibi byose nyine ubwo ngubwo numvishije ko ibi bitameze neza, ariko mbabarire nyuma y'uko umugore wanjye apfuye, jewe yatangiye kuba yatangira kuba yambera nk'umugore. Rero ntuze kuba wabirakariramo, ibi byose ntuze kuba wabirakariramo. Kano kagabo nyine ni akagome, katangiye kuba kavuga tumbabarire, kuko yari yatangiye kuba yambera nk'umugore kuva umugore wanjye yapfa. Ariko umbabarire ni ukuri, umbabarire. Dore ukuntu umugabo nyine ari umugome, yatangiye kuba yavuga ati umugore wawe akunda umwana wanjye, rero niyo mpamvu baba bari kumwe. Umbabarire cyane, kubera ko umwana wanjye nawe aramukunda, amufata nka mama we. Nyine kano kagabo ni akagome cyane, katangiye kuba kavuga ati umbabarire, kuvaho mburiye umugore wanjye. Rero umugore wawe yatangiye kujya aza akarara mu rugo, niyo mpamvu rero ngusabye imbabazi kuri ibyo bintu byose byabaye, ntabwo bizongera, ndakwinginze mbabarira. Ubwo niko kano kagabo nyine ari akagome, yaratangiye no kuba yakibuka ukuntu kibye amaraso y'umwana we, kakayijyana. Ubwo umugabo byose yari arimo arabireba akamubuza, ariko undi yabibona agatangira kuba yamureba, akavuga turi murambaza iki. Ubwo umugabo niko yamubwiye ati waretse. Undi anayatwarira icyo, kumureba araseka, n'ukuntu barebanye agaseka agahita ashyiraho irido. Ibyo byose twarabibonye. Ubwo ni uko nguko yatangiye kuba yakibuka n'ukuntu yahobeye umugore we, byose arimo arabireba, akabireba ukuntu yabahamagaye, barimo bararenga. Dore ni uko nguko ibintu byagenze. Umugabo ni uko nguko afite umujinya, ibintu byamurenze, ibyamucanze, afite umujinya hano ngaha. Yatangiye kuba yahamagara ati wa kinyendaro we, ibyo ni ibiki wakavuze? Ubwo niko yagiye kumutera igipfunsi,
Undi yahise akwepa, idura ubwenge bukeya cyahise kinishyirishaho ikiganza ngo baragikubisa umugabo we yaraswase. Undi ahita yikubita hasi, tayari ubwo nuko nguko umugore yatangiye kuba yavuga ati niko duwani we, igute wakora bino bintu ugatangira kuba yabwira kwikwi ngo yigira ubwoba ati kwikwi wigira ubwoba. Undi agatangira ati papa umeze neza, papa umeze neza. Ubwo umugore nuko nguko nyine nawe yatangiye kuba yavuga ati umeze neza, umeze neza, waba ubabaye, reka nkurebere, reka nkurebere. Dore nuko nguko duwani we yaguye hirya. Undi ubwo arimo aramubaza ati se umeze neza ntabwo wababaye? Dore umugabo nuko nguko ibintu birimo biramucanga bikamurenga. Ubwo umugabo yatangiye kuba yavuga ati ntakumera neza, ankubise igipfunsi, ntakumera neza ariko ndaza kuba natuza, wenda sinabyitaho cyangwa se sinabigira ibintu birenze. Ndakeka duwani yababaye cyangwa se ararakaye, ariko biraza kuba byafata akanya gatoya ndaza kuba namera neza cyane. Ubwo undi niko yatangiye ati gabanya iyo mikino, igabanya iyo mikino urimo urakina ahangaha. Umugore nawe agatangira ati ariko ibyo ngibyo urimo uritwara ni ibiki? Urimo uritwara gutya mu buhe buryo watugiye kure wowe? Tujye kure cyane, urareba ukuntu kubise eze. Igira vuba vuba uhita umusaba imbabazi nonaha, musaba imbabazi. Nyumvira umugore nyine ntago azi zakinnye, ntazi ikipe irimo irarwana n'indi. Ubwo umugore yatangiye kuba bamubaza ati se igute njye namusaba imbabazi uno muhanya? Ni gute namusaba imbabazi nyuma y'uko ababaje umwana wanjye? Ni gute njye namusaba imbabazi nyuma y'uko ababaje umwana wanjye? Ubwo umugabo nicyo kintu yatangiye kuba yamubwira undi ati birahagije, rekera aho ngaho, rekera aho ngaho, ibyo ngibyo birahagije, ibyo byose urimo uravuga birahagije. Uyu nguyu yari arimo araserebura isabukuru y'umwana, none se kuba njye ntazije iguserebura isabukuru ya suwani nibwo byatuma nyine ufata umugabo ukamuhohotera bene kano kageni? Undi agatangira ati niko ibyo byose urimo uravuga ntibizanakunda akazongera kuba yagira isabukuru suwani. Ibyo ni ibiki urimo uravuga? Undi agatangira kuba yavuga ati bitari ibyo ngibyo, ndagira ngo mbe nakubwira ati gabanya ibyo byose urimo uritwara, tuzasereburira indi sabukuru suwani ikindi gihe. Ibyo nta birenze, tuzamusereburira indi sabukuru, ibyo nta birenze. Rero kuba twaserebuye isabukuru ya kwikwi ntago ari byo byagatumye ufata papa wa kwikwi gutya ugashaka kuba wamukubitira imbere y'umwana we. Ibyo ni ibiki ubwo wowe iba gukubita imbere y'umwana wawe wabyishimira? Ibi ni ibiki? Ubwo umugabo nuko nguko yarebye, undi nawe arimo arirebesha gutyo, niwe nyirabayazana, byose arabizi. Ubwo nuko nguko nyine arimo arareba, umugore nawe arimo aratonganya umugabo amubwira ati niko kuba tutaserebuye kuba ntaje guserebura isabukuru y'umwana nibyo byagatumye uza uhohotera umugabo nawe waserebuye isabukuru y'umwana we? Ibyo ni ibiki wagakoze? Ubwo wa mugore yatangiye kuba yaza nawe yegera aho ngaho, akegera agatangira ati jawo we, ibyo byose birahagije kuko duwani ntabwo yigeze amukubita, ntabwo yigeze akubita uno mugabo, ahubwo uyu eze arimo arabeshya. Ibi byose ni ukubeshya, ntabwo bigeze bamukubita, njye nari ndimo mbireba. Ubwo nuko nguko yatangiye kuba yabwira jawo ngo atareke kuba yarakara, arakarira duwani kuko eze arigwishije cyangwa se nyine arabyikoresheje. Undi agatangira kuba yamubwira ati ese basi urimo uratekereza ko uyu nguyu duwani ari umukunzi wawe? Ibyo ngibyo urimo urabitekereza? Umugore yatangiye kuba yamureba agatangira ati anaya we. Ubwo ni ukuvuga ngo aramuzi. Yatangiye no kuba yakibuka wari umunsi umwe, ubwo ngubwo aho ngaho ninde wari uhari? Ni duwani. Barimo baramubwira ati ngakira genda ujye kuba wareba. Undi yahise ashimira ati murakoze cyane. Ubwo umugabo nyine yari aje kwa muganga. Ubwo n'umugore nyine urimo urabireba akabyibuka. Ubwo umugabo nyine yarabirebye, ubwo nyine nawe yarebye ibyo bamuhaye, gukebuka ubwo ngubwo ka anaya nako kari kari imbere umuduwani nawe nuko nguko yafashe ibipapuro bamuhaye kwa muganga. Dore nuko nguko umugabo nyine kwitegereza yarebye neza ahita abona umugore cyangwa se abona anaya, aramwitegereza bararebana. Dore nuko nguko bararebana, bari basanzwe baziranye. Dore nuko nguko disi anaya yarebye umugabo nta kuvuga, yaramurebye ubwo ngubwo bakirimo bararebana. Nuko nguko jawo nawe yayisaza agera aho ngaho. Nuko nguko yamurebye ko mwitegereza ahita areba hirya abona anaya. Dore nuko nguko yahise amureba, yahise atangira kuba yavuga ati anaya ndakuzi wowe. Ubwo n'ubundi yari asanzwe amuzi. Ubwo atangira kuba yamubwira ati niko duwani we, uyu nguyu si umwe wambwiye ngo mwakuranye mukundana, ngo si umwe mwakuze mukundana? Disi anaya yakundanye n'uno mugore cyangwa se nyine n'uno mugabo nako barakundanye,
yakundanye na Duane. Uyu nguyu Joe yari asanzwe abizi, yatangiye kuba yavuga ati none rero umugabo nyine yanteye inda, vuba aha ngaha dufite umwana, tugiye kuba twaronshinga alubumu. Rero ndagira ngo mbe nakubwira ati umugendere kure, kuba mwarakundanye ntacyo bivuze, umugendere kure. Yatangiye kuba yamwiyama. Ubwo niko nyine yatangiye kuba yamwiyama. Anaya disi yarababaye. Idisi yakundaga uno mugabo kugeza naho yamubona akanarira. Ubwo niko yarebye disi abona Duane, atangira kuba yamubwira ati bebe wambonye, mbamajije kuba natanga agasopo, itayari. Ubwo nuko nguko nyine Jiao bino yabyibukaga. Rero yatangiye kuba yamubaza ati kubera iki uri hano ukora iki, uri hano umara iki, uri hano ukora iki. Ubwo nuko nguko nyine yatangiye kuba yabimubaza ikintu yaba arimo arakora aha ngaha. Dore nuko nguko ibintu nyine biba bibabaje. Dore umugore ntago abizi, buno wajya kubona afuhiye Anaya, kandi dore yaraje kuba yamuba hafi. Ubwo undi yatangiye kuba yavuga ati niko mwembi uko muri babiri ndabizi ubu ngubu murakiyumvanamo. Rero niyo mpamvu muri kumwe aha ngaha murakiyumvanamo, unyumvire nyine gufuha. Ubwo umugore nyine yatangiye kuba yafuha avuga ati ndabizi mwembi murakiyumvanamo, niyo mpamvu nawe ari aha ngaha. None se ubu ngubu koko kuba mvuye mu mahanga nibyo bituma muhita uvuga ati aragiye reka muzana undi agatangira ati ibyo byose ni imitwe, igabanya iyo mitwe, igabanya iyo ngiyo, byose ni imitwe. Ibyo urimo uravuga aha ngaha ni ubujajwa, nta kintu na kimwe bivuze. Undi yatangiye kuba yavuga turimo uravuga ngo ngiye ibyo ndimo ndavuga ngo ntago ari byo. Ubizi ute se? Ngewe umbereye mu mutima, ngewe umbereye mu bitekerezo, umbereye hehe ku buryo ngewe umbwira ngo ntago ngewe ngo ibyo ndimo ndavuga ari byo? Ubwo niko yatangiye kuba yabashinza ko kuba bari kumwe, akavuga ati wowe na Duane ibi byose ngenda bizi, wari uzi ko ngiye mu mahanga kandi nanjye nari ndimo ndakuneka. Unyumvire nyine umugore nyine kugira ngo yikure mu cyaha, yatangiye kuba yavuga ngo yari arimo aramuneka, ngo ntabwo yagiye mu mahanga, yari arimo aramuneka. Undi agatangira ati ibyo byose urimo uravuga byakabaye ari byo iyo utaza kuba watuma biriya byose biba. Ariko hagati y'aho ngaho nta kindi kintu nkeneye kuba nakumva. Rekera aho ngaho, njye nta kindi kintu na kimwe nkeneye, nta n'urwitwazo na rumwe ngiye nkeneye, sindimo ndanagukeka. Rekera. Undi agatangira kuba yavuga ati ubundi ushatse kuba wavuga ibiki? Nyuma y'uko ngiye mbafashe muri kumwe aha ngaha nkagufata uri kumwe n'uwo mugore, urashaka kuba wavuga ibiki? Ni icyo ushaka kuba wakerekana? Ushaka kuba wanyereka ko urukundo rwanyu se rugeze kurera? Nicyo kintu ushaka kuba wanyereka? Ubwo umugabo yifitiye umujinya, ariko umugore nawe nyine arimo aragerageza kuba yamubwira ubusa. Umugabo nta kindi kintu yakoze, yahise yigendera. Undi atangira kuba yamubwira ati hagarara aho ngaho. Duane we, ndavuze ngo hagarara aho ngaho. Umugore nyine arimo aranakangaza ngo afashe umugabo, arimo aramuca inyuma. Ubwo yatangiye kuba yavuga ati nanjye nkizera, warambwiye ngo ntabwo mugikundana, ntimugikundana, ngo byari ibya kera. Kumbi wowe wahise ufata inshingano zo kuba washaka undi mugore. Dore umugore yatangiye kuba yakiriza. Undi agatangira ati Jiao we, igabanya amagambo. Ubwo agiye kuba yagenda, ariko undi yahise amufata akaboko aramubwira ati byibagirwe, ibyo ugiye kuba wamubwira bireke. Ubwo nyine yahise atangira kuba yamenya ko icyo agiye kuba yamubwira ari iby'umwana wabo. Yahise amubwira ati bireke ibyo ngibyo. Undi agatangira kuba yavuga ati hejuru y'amakosa yose wakoze, niwe muntu utangiye kuba wacira urubanza hejuru y'amakosa yose wakoze. Umugore agatangira kuba yakibaza ati iki? Dore amarira yazinze mu maso, kugira ngo umenye ukuntu umugore ari umuntu mubi. Undi yatangiye kuba yamubwira ati Jiao we, igabanya ibyo bintu byose urimo uritwara gutyo, birigabanye. Kubera ko impamvu atari wowe, nako impamvu ntago ari Duane, ntago impamvu ari Duane, nawe ntago yakaba yari hano iyi impamvu itaza kuba ari wowe. Impamvu byose niwe wabiteye, impanuka yabaye ejo, byose niwe wabiteye. Ubwo umugore nicyo kintu nyine yatangiye kuba yabwira Jiao ngo niwe nyirabayazana. Ubwo nuko nguko yatangiye kuba yareba impanuka ngo impanuka y'ejo si byo ngibyo ni ibiki? Nawe se waba waragize impanuka? Ubwo Jiao nuko nguko yatangiye kuba yabaza ati nawe waba warakoze impanuka ku munsi w'ejo? None se kubera icyo utabimbwiye? Kubera icyo utigeze ubimbwira? Ubwo umugore nicyo kintu yatangiye kuba yabaza umugabo ngo impamvu atigeze abimubwira. Agatangira kuba yavuga ati kubera icyo utabimbwiye. Undi agatangira ati se telefoni yawe yaba yari iriho? Yaba yari iriho? Rero ngiye naje kuba namwishakira, kuko telefoni yiwe ntago yari iriho, niyo mpamvu atabikubwiye. Nanjye naje kuba namwishakira. Ubwo umugore niko nguko yatangiye kuba yabyumva.
agatangira kuba yagenda amufata akaboko ati Duwani we, none se warababaye? Ni ukuri kubera iki ntaje aho ngaho aho wari uri? Niba warababaye bene kano kageni, kubera iki ntaranda aho ngaho cyangwa se aho byabereye? Kubera iki? Byose ni amakosa yanjye. Reba rwose ndeba Duwani we, ikebuka undebe, dore umugore atangiye kuba yazana imikino icyo atazi nuko umwana we yapfuye. Agatangira kuba yavuga ati nari ndimo ndafasha Eze, kuko nawe yagize ikibazo nk'icyo nawe wagize, nari ndimo ndamufasha. Rero nageragezaga kuba natuma kwikwi agerageza kuba yafata ibyo kurya kuko nawe yari yangiritse, yagize ikibazo. Rero nawe nari kuba naza kuba nakureba vuba kandi nari kubimenya. Ni ukuri wigira ikibazo, ntubitindeho ntugire ikibazo. Ubwo umugabo agatangira kuba yaseka, ku byo umugore arimo aramubwira, ariko umugabo akavuga ati yigo, ngaho ndekura mbiswa. Ubwo niko yatangiye kuba yavuga ati ibyo ngibyo urimo urakeka se urumva bihagije? Urimo urumva ibyo ngibyo bihagije kuba wabikeka? Ubwo niko rero yatangiye kuba yavuga ati ngaho gumye umarane agaheka, nyine gumye umarane igihe nawe, nta birenze, gumye umarane igihe nawe. Undi agatangira atari ku wundi kucyo utumva, kubera icyo utarimo urumva ibyo ndimo ndakubwira. Ubwo n'umujinya mwinshi agatangira ati kubera icyo utarimo urumva, ni iki kintu ntarimo ndakubwira, kuba nari ndimo ndagerageza kuba namwitaho ndetse nita no ku mwana, ni iki kintu ntarimo ndakubwira? Ubwo umugabo agatangira ati ibyo ngibyo simbyitayeho, rero ibyo ngibyo si n'inshingano zanjye kuba nabimenya, ibyo simbyitaho, si n'inshingano zanjye. Ubwo umugore agatangira ati iki cyane, nuko uvuze, nuko nguko uvuze, ntaribi, ngaho komeza umukubite se, ushaka kugumya kumukubita se nk'uko wari urimo uramukubita? Ubwo nuko nguko undi yatangiye kuba yavuga ati nyuma y'uno munsi mutonganye, ariko ngubwire ko utazongera kuba wamutonganya. Naramuka nagiye Duwani ntabwo uzongera kuba wamubona, urimo urabyumva neza? Ubwo umugore agatangira kuba yakibaza ati si ibingibi ni ibiki? Undi agatangira ati ahubwo umugabo wawe aranakomeye cyane, kuba atanafashe uyu mugabo wageze hasi ngo neze ngo amusange hasi anamukubite. Umugabo wawe arakomeye cyane, iyo abarundi abamusanze hasi ahubwo akanamukubita hejuru y'ibyo yakoze. Ariko undi agatangira kuba yavuga ati Anaya, warekeye, rekera, wituma umusobanura ibintu byinshi cyane kuko azaba yabona cyangwa se azabona. Rekera kuba wamusobanura ibintu byinshi cyane. Ubwo umugabo niko yatangiye kuba yamubwira ati ngarekere kuba yamusobanurira, azaba yakibonera, azabona ibitari ibi ngibi azabibona. Ubwo umugabo nuko nguko yagiye, ariko jewe yatangiye kuba yavuga ati hagarara aho ngaho, Duwani we, ni ibiki ushatse kuba wavuga? Ushatse kuba wavuga ngo nguki? Ni ibiki nzabona wowe ushatse kuba wantega iminsi mu biki? Umugore yigize kasha, yatangiye kuba yamubwira ati ni ibiki nzabona? Mbwira ni ibiki nzabona wowe, mbwira ibintu ushaka kuba wambwira, njye nzabona. Ubwo nuko nguko umugabo nyine yihagararira aho ngaho, ndakamubwira ati ngewe ikintu nshaka nuko dukora divorce, njye ndashaka gukora divorce nawe. Ubwo umugabo nicyo kintu yabwiye umugore we, ashaka ko bakora divorce. Umugore nawe yararebye biramucanga, atangira kuba yakibaza ati iki? Ibyo urimo uravuga ni ibiki? Urimo uravuga ngo iki ngo divorce? Tayari nawe undebere, dore nuko nguko ibintu bigenda, ibintu bikaba bibi. Umugore yatangiye kuba yavuga turimo uravuga ngo urimo uravuga ngo iki? Ariko umugabo amagambo yashize ivuga tayari. Undi yatangiye kuba yamusubiramo akamubwira ati nge nakubwiye ndashaka kuba nakora divorce nawe, ndashaka kuba nakora divorce nawe. Ubwo niko yise atangira kuba yavuga ati inzu ndetse inzu. Ubwo nyine umugabo nyine yatangiye kuba yamubwira ati ngewe ndashaka kuba nakora divorce nawe, iby'inzu byo ndetse n'ibyo wasevinze ubigumane, byose ubigumane, ariko sinzongere kuba nakongera kuba nahurira nawe ahandi hantu. Ejo tuzahurire harya ni kwandira kwa eta civile niwe utandukanya bashyingiranwe. Ubwo nyine niko kuntu yese amubwira ati ejo nzagusange kuri biro duhereze gatanya. Ubwo nuko nguko umugore yabyumvishije, atangira kuba yavuga ati biki? Ibyo urimo uravuga ni ibiki? Dore umugabo nuko nguko yagiye. Ubwo undi agatangira ati hagarara aho ngaho, unsobanurire neza, ntabwo ndimo ndumva ibintu ushaka kuba wambwira. Hagarara unsobanurire, sindimo ndabyumva. Ubwo nuko nguko undi yatangiye, ubwo neza agatangira ati jawe, tuza. Uno mugabo rwose urabona ko yahangayitse cyangwa se yagize ihungabana.
mureke uno mugabo yagize ihungabana. Ubwo niko nyine izi ni umucuyi nyine yatangiye kuba yavuga ati mureke uno mugabo yagize ihungabana, mureke. Ariko umugabo nta bintu byinshi afite byo kuba yavuga, dore amarira yazenze mu maso. Ubwo niko yahise agenda. Ubwo nuko Jao nawe yatangiye kuba yavuga ati hoya Edouard Su, nsobanura neza ibyo ngibyo urimo urashaka kuba wambwira, sindimo ndabyumva. Reka nsobanurira, ni gute ibyo ngibyo ushaka kuba wakumva ko ari utuntu tworoshye? Ibyo ngibyo urimo uravuga urimo urumva ko ari utuntu tworoshye? Reka ntago ngewe twarangiza ibyanjye gutya, ntago ari uko nguko byarangira. Reka mbe nanabikubwiza ukuri, sindi buze kuba natuma ibi ngibi byose biri buze kuba byarangira ngo dukore divorce. Mu buhe buryo nkora divorce nge nawe? Ibiki ni iki cyabaye ku buryo wambwira ngo tugiye kuba twakora divorce? Reka sindi buze kuba nabyemera. Urakeka se kuri umuhanga? Ubwo niko umugabo yatangiye kuba yavuga ati reka sinkeka ko ndi umuhanga, kandi ngiye nta n'ikintu na kimwe ndimo ndishinza, nta n'ikintu nigeze nkora. Ariko umugore we ntago azi ibintu umugabo arimo aramubwira. Umugabo nawe sinzi impamvu adashaka kuba yabivuga. Ubwo agatangira kuba yamubwira ati bundi se urakeka ko wafata Suwani wowe ukamurera wenyine cyangwa se ukamujyana wenyine? Reka sindi bumuguharire cyangwa se ngo mukurikire. Suwani sindi buze kuba namukurikira. Reka ubwo niko yatangiye kuba yavuga ati twese tugomba kuba twamwitaho, twese tugomba kuba twamwitaho rubimenye. Kandi sindi buze kuba natuma uza kuba wanjyanira umwana. Umenye neza ko uwo mwana ari uwacu twembi. Urimo urabyumva neza? Si ibyo ngibyo urabyibagiwe? Dore Eza arimo arabireba byose, arimo arabireba. Undi arimo araburana ngo umwana ni uwabo. Undi agatangira kuba yavuga ati ariko ndimo ndumva atari byiza. Ariko umenye ko umwana utazongera kuba wamubona n'indi nshuro. Icyo cyo ugomba kuba wakimenya ko umwana utazongera kuba wamubona n'indi nshuro. Ibyo ngibyo byo bimenye. Ubwo umugabo nicyo kintu yahise amubwira ati umwana ntuzongera kuba wamubona n'indi nshuro. Umugore yatangiye kuba yavuga ati iki? Ibyo ni ibiki ushaka kuba wasobanura? Ariko Duwani we ushaka kuba wasobanura iki? Ngo umwana sinzongera kuba namubona ngo n'indi nshuro? Umwana ni uwacu, umwana ni uwacu. Ni gute rero nta burenganzira ndaba mfite ku mwana wacu? Ibyo ni ibiki? Umugabo ntashaka kuba yavuga ibintu byinshi. Ubwo niko yagiye. Umugore atangira kuba yamubwira ati hagarara aho ngaho. Ariko ihagarara aho ngaho, ntabwo urimo urumva ibyo ndimo ndakubwira, ntabwo urimo urabyumva. Ubwo umugore yatangiye kuba yavuga ati kubera iki ngewe wambwira ngo dukore divorce? Umwana wanjye akabaho ute? Ibyo ntago nabyemera ko wowe wita ku mwana wenyine. Sinshaka ko wita kuri Suwani wenyine. Reka ubwo nuko nguko undi yatangiye kuba yamubwira ati Jao we wavuye ku bintu ko wakererewe, iva ku bintu. Wo ni Anaya yatangiye kuba yamubwira ati iva ku bintu wakererewe. Suwani yagiye. Suwani yagiye yaciyeho. Ubwo nyine aramubwira ati yapfuye. Umugore yatangiye kuba yareba utyo ati iki uvuze iki? Ubwo umugore yatangiye kuba yavuga ati ngo Suwani yagiye. Ibyo se urimo uravuga ni bwoko ki? Ibyo ni ibiki? Ubwo undi nyine ntago arimo arabyumva neza ukuntu barimo baramubwira ngo Suwani yagiye. Ariko Eza arabizi, umugore we byamucanze, ntarimo arabyumva. Dore nuko nguko yarebye areba umugabo we ati ni ibiki Duwani we? Ibyo ni ibiki murimo murashaka kuba mwankora? Mushaka kuba mwagenda umwana wanjye mukamwitaho muri babiri kuko mwahoze mukundana. Ubwo urimo urashaka kuba wagenda mugafata umwana wanjye mukagenda mukamwitaho muri babiri? Reka ibyo ngibyo siri buze kuba byakunda. Reka wapi sindi buze kuba nabyemera. Agatangira ati nta ribi. Ariko umenye ko ntari buze kuba naguhereza amahoro. Wapi sindi buguhereza amahoro. Ndagatangira ati se nuko nguko urimo urabifata? Urimo urumva ibyo ngibyo ari imikino? Urimo urumva ibyo bintu byose ari imikino? Ubwo umugabo nicyo kintu yatangiye kuba yamubwira undi ati ngewe ntakubwiye ati uyu munsi ahubwo ndashaka kuba nabona Suwani, ndashaka kuba namubona nonaha uyu munsi, ndashaka no kuba namubona. Ubwo umugore nicyo kintu yatangiye kuba yabimubwira. Ariko ndakamubwira ati Suwani nabikubwiye yagiye. Igute utarimo urabyumva kandi yagiye? Ariko umugabo akamubwira ati rekera, igabanya wivuga menshi, igabanya. Ubwo undi niko yahise amubwira ati niba koko ushaka kuba wabona Suwani ngwino tugende, ngwino. Undi yahise amubwira ati ntaribi tugende. Tugende. Ubwo umugabo nyine niko yahise amubwira ati ntaribi. Niba ushaka kuba wamubona nkurikira uze tugende njye kuba nakwereka aho umwana ari. Ngwino tugende ujye kuba wamureba. Ubwo umugabo nta bintu byinshi arimo aravuga, ariko umugore yigize intiti
yigize bamenya. Nuko nguko umugabo yagiye, umugore nawe biramucanga akibaza ati se bano bantu bo bari mu biki ariko Eze nawe arimo arabireba. Ibyo byose Eze arimo arabireba. Tayari dore nuko nguko Eze arimo arabireba, umugabo nawe nuko nguko yajyanye na Anaya. Dore abandi nuko nguko nabo bakurikiye. Reka mbe nakubwira ati inshuti yanjye, kano gakuru kakure mu isomo ukigiremo mw'abantu mwe. Ariko mbere yuko dukomeza, reka mbe nakubwira ati reba neza niba warakoze kuri subscribe. Niba utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment tubwire ko ino video uri kuyibona iramutse iri kugushimisha. Ntiwibagirwe kuba wakora kuri like. Umugore ariko yararebye abona ukuntu umugabo we ari pose no kugenda, umugore agatangira kuba yakibaza ati se uyu nguyu arimo arashaka iki? Ariko ibyaba byose ngomba kuba nakurikira amenye ibintu urimo urapanga. Ngomba kuba nakwicira imipangu yo kuba wajyana n'uwo mugore mushaka kuba mwagenda mukita kuri suwani mwenyine. Ibyo sindi buze kuba natuma biri buze kuba byabo uwo n'umugore. Ubwo abandi nuko nguko bakomeje barimo baragenda. Ntumbaze ngo barimo barajya he. Umugore nawe yarometse arakurikira cyane, ubwo atangira kuba yavuga ati ariko ubundi murimo murajya he? Ni hehe mushaka kuba mwanjyana mwebwe? Mushaka kuba mwanjyana hehe? Ubwo umugore nuko nguko yavuze ati ndabakurikira. Ubwo nuko nguko na Eze ndetse na Kwikwi ibari aho ngaho nabo bagomba kuba bakurikira bakamenya aho bagiye. Umugore nuko nguko yaje ati duwani we, niko duwani su, ibite byawe ubundi urimo uranzana he? Kubera icyo unzanye aha ngaha? None se umwana wanjye ari mu bitaro? Mbwira, umwana wanjye ari mu bitaro. Kubera icyo urimo uranzana aha ngaha? Kandi mbizi ko uyu munsi yakabaye ari ku ishuri. Si wamujyanyeyo? Ntabwo wamujyanye ku ishuri? Umugore afite imipyina atari ku mugabo, nta bintu byinshi arimo aravuga. Undi agatangira ati si wowe ndimo ndabaza, ariko utarimo uransubiza. Si wowe ndimo ndabaza. Umugabo nta bintu arimo aravuga. Ubwo Eze nuko nguko arimo arareba. Ubwo umugore akiri aho ngaho nawe yagiye kubona kuri telefoni hari abamuhamagaye. Tayari yahise atangira kuba yavuga ati alo, ati ni abashinzwe impanuka zo mu muhanda. Ubwo nyine nuko bahise bamubwira ati ni abashinzwe impanuka zo mu muhanda. Undi agatangira ati yego turimo turabyumva, yego mumbwire. Ubwo umugore batangiye kuba bamubwira, ntumbaze ngo ni ibiki bamubwiye, ariko ngo abashinzwe impanuka zo ku muhanda baramuhamagaye. Ubwo nuko nguko yakebutse areba Eze, yatangiye kuba yavuga ati abashinzwe impanuka zo mu muhanda ngo barimo barashaka kuba bavugana nawe. Bashaka kuba bavugana nawe, nako natwe ngo barimo barashaka kuba bavugana natwe. Rero barashaka kuba bamenya impanuka yabaye ku munsi w'ejo. Ibyo bashaka kuba bakumva, rero bashaka nyine kuba bakora n'iperereza bakabimenya. Undi nawe yatangiye kuba yavuga ati ntaribi, none se ko imodoka yanjye ifite ubwishingizi bwuzuye? Imodoka yanjye ifite ubwishingizi bwuzuye. Ubwo umugore niko kuntu nyine yatangiye kuba yavuga ati rero tugomba kuba twajya ejo kuba twareba aho nyine kuri ofisi nyine y'abashinzwe impanuka zo mu muhanda. Tugomba kuba twagiye. Ubwo umugabo nawe arimo arabyumva. Ubwo niko abandi nemwe barimo barabivuga. Ariko Imana, ubwo umugore nyine agatangira ati ariko Imana ishimwe ubwo ibirori by'umwana wacu byarangiye, nicyo kintu cyiza. Ubwo agatangira kuba yavuga ati umwana wacu ntaze kuba yaza muri bino bintu, ntaze no kuba yabimenya neza kuko aracyari muto, yakuze yumva bino bintu ntabwo byaba ari byiza. Ubwo umugabo nawe agakebuka akareba umwana we, ndagira ngo ube wandebera. Ubwo undi nawe agatangira kuba yavuga ati nindamuka ngiye muri gereza, ndakwinginze uzanyitire kuri Kwikwi, uzamwiteho nindamuka ngiye muri gereza. Undi agatangira ati wipanika, bino bintu biraza kuba byakemuka, wipanika. Ubwo umugore nuko nguko yahise ajya kuri telefoni vuba. Hari uwo yahamagaye ati halo. Ntumbaze ngo ninde nyine arimo arahamagara bashyushye. Ubwo undi yatangiye kuba yavuga ati ntaribi, ndakwinginze uze kuba wahamagara cyangwa se hita uhamagara nyine kugongwa, uze kuba wamuvugisha umubwire ko nyine ibintu byabaye atari ari impanuka, atubwire n'amafaranga yifuza tuze kuba twayamuhereza, uze kuba wamuvugisha. Ubwo nyine umwe bagonganye, icyo atazi ni umugabo. Undi yatangiye kuba yabwira Eze ati ntuze kuba wagira ikibazo, mbwiye umwavoka cyangwa se ndamubwiye umwavoka ngavugane n'umuntu nyine twagonze. Rero ibintu byose baraza kuba babikemura kuko baraza kuba bamubwira ibi amafaranga, araza kuba yavuga amafaranga ashaka yamuhereze bikemuke. Ubwo nuko nguko bari aho ngaho. Umugabo nawe nuko nguko ari aho tayari. Dore nuko nguko yagiye kubona baramuhamagaye tayari. Ubwo yahise afata telefone vuba. Ubwo nuko nguko yahise atangira kuba yavuga ati halo.
umugore nawe arakebuka, bose barareba, bararebana. Dore umugabo yagiye kuri telefone ndetse na Eze nawe arakebuka arareba, umugabo nawe yagiye kuri telefone, bose barakebuka barareba. Ubwo umugabo yatangiye kuba yavuga ati ni njyewe. Ubwo nyine baramubajije ati se yaba ari wowe turimo turavugana? Undi nawe ati ni njyewe. Ubwo yatangiye kuba yavuga ati none ni ibiki? Undi yatangiye kuba yavuga ati ngo ni mwebwe mushinzwe kuba mwahuza impande. Ubwo nyine impande zagonganye nyine niko bamubwiye ngo ni abashinzwe kuba bahuza impande ebyiri. Undi yese atangira kuba yavuga ati hoya, ntabwo bishoboka, ntabwo nshaka kuba nakumvikana nawe, reka sinkeneye kuba nakumvikana nawe, reka ntabwo bikunda, sinkeneye kuba nakumvikana nawe, ahubwo icyo nkeneye ni uko bamujyana muri gereza. Umugabo nicyo kintu yavuze yanarakaye anakebutse, dore ngo arahita areba uwo barimo baravuga nyine n'ubundi niba ruri ruhande. Umugore nawe yaje yirukanka cyane atangira kuba yabaza ati iki, ibyo ni ibiki birimo biragenda gute, ibyo ni ibiki, ngo urimo uravugana nande kuri telefoni? Umugore nicyo kintu nyine yaje arimo aramubaza, urimo uravugana ngo n'abahuza ngo impande ebyiri, ngo urimo uravugana n'abahuza impande ebyiri? Umugabo nyine yibereye kure cyane, undi agatangira kuba yavuga ati ubundi hano hantu turi isi hano twakagombye kuba turi. Ubwo yarebye ku cyapa, ku cyapa hari handitseho ko ari muri moruge. Umwana nawe yarakebutse arareba atangira kuba yabwira papa ati papa, ndumva mfite ubwoba, ntangiye kuba natinyamo. Ubwo bari baje muri moruge nyine, n'umwana nawe yatangiye kuba yavuga ati ntangiye kuba nagira ubwoba. Ubwo umugabo agatangira ati kuki muzanye hano umwana wanjye, mutangiye kuba mwamutera ubwoba, umwana wanjye mutangiye kuba mwamutera ubwoba. Ariko umugabo nta bintu byinshi arimo aravuga, reka nta kintu na kimwe ashaka kuba yabavugisha, nuko nguko arimo arareba. Ariko ibintu birakomeye mw'abantu mwe, ibintu ntibyoroshye. Ubwo umugabo nuko nguko yarebye, anaya nawe areba jiyawo, arangije ahita yikomereza. Jiyawo nawe yarakomeje agiye kuba yagenda, dore Eze ngo arahita amuhamagara agamukurura, dore nuko nguko yamukuriye. Atangira kuba yamubwira ati ese bino bintu urimo urabona Duwana arimo arakora, ntubona ko biri buteze ikibazo? Undi ati nta kibazo, ndashaka kuba namenya bino bintu arimo, reka njye kuba nareba bino bintu arimo, nibyo nshaka kuba nareba. Ubwo nuko nguko umugore nyine yarebye, atangira kuba yavuga ati nshaka kuba namenya bino bintu byose arimo arapanga, nkamenya ngo ni ibiki, reka njye kureba. Ubwo niko yagiye, ariko Eze yasigaye aho ngaho arimo aritegereza, akitegereza. Ntumbaze ibi bintu ngo birarangira gute, dore nuko nguko disi baje muri moruge aho umwana wabo ari. Disi umugabo afite agahinda, ibintu byamucanze, ibyamurenze. Yatangiye kuba yavuga ati basi reka nongere kuba nahura nawe bwa nyuma mwana wanjye, reka mbe nakongera kuba nahura nawe mwana wanjye, suwani we, reka mbe nakongera kuba nahura nawe bwa nyuma. Umugabo nuko nguko yaje nyine arimo aravuga ati reka mbe nahura nawe bwa nyuma. Umugore nyine arimo arabireba akavuga ati si uyu nguyu arimo aravuga ibiki, uyu arimo aravuga ibiki? Undi agatangira ati disi ari hano, dore urimo urashaka. Undi agatangira ati ariko ubundi ni ibiki urimo uravuga aho ngaho, wowe wagabanyije ubu bugoryi? Ni gute watinyuka kuba wafata umwana wanjye ukamuzurira kuba yapfa? Ibyo ni ibiki wibereyemo? Gute wafata umwana wanjye ukamwifuriza kuba yapfa? Ubwo nuko nguko umugore nawe yahise atangira kuba yakibuka ibintu byose byagiye biba. Batangira kuba bamubwira ati dogiteri riwe, hano hari umwana ufite amaraso nyine ya AB, hano hari akantuza nyine agashashi karimo amaraso ya AB, tugiye kuba twagakuraho, uriya mwana ntabwo bikenewe vuba vuba. Ubwo nuko nguko umugabo yahise yihuta. Umugore nicyo kintu yatangiye kuba yakibuka ukuntu amaraso ibaje kuba bayereba yakuyeho n'indi, dore neze agahita aza agafata ati jiyawo, akira amaraso, tubonye uriya mwana ameze neza, ahubwo kwikwi ni uri muri kondisiyo mbi, akira ahita umushyirira hano maraso ya AB. Ubwo nuko nguko baje batangira kuba bakita kuri kwikwi. Ubwo umugore nawe ntiyazuyaje, yarebye amaraso arayareba, tayari nta kindi cyakurikiyeho usibye kuba yayafata. Ibyo byose nibyo arimo aribuka. Umwana we yari arimo arahamagara ati mama. Ubwo umugore nyine aho yarari, ibyo byose yarabyibutse, ukuntu byagiye bigenda ko hari uwari urimo uramuhamagara ati mama. Ubwo yarabirebye akanibuka ukuntu bamuhamagaye ati dogiteri ati hari umwana bita suwani, ari muri kondisiyo itari nziza, cyangwa se ntago ameze neza, ari mu gihe kibi, rero akeneye amaraso byihutirwa. Ubwo umugore nyine yari ari kwita kuri kwikwi. Ubwo yatangiye kuba yavuga ati umwana bita suwani, reka ndebe. Ubwo niko yaje akuraho akarido,
icyagiye nyine bahise bamufata akaboko, murabyibuka, uwamufashe neza isumbaza umwana ngo arebye, cyangwa se uwo mwana niba yaramubonye, niba ataramubonye ntumbaze. Ubwo ku rundi ruhande yakitegereza neza akavuga ati se yaba ari Suwani mwana wanjye? Ntibishoboka, ntago yaba ari Suwani umwana wanjye. Ubwo umugore nicyo kintu arimo aravuga ngo ntago yaba ari Suwani umwana we. Nuko nguko arimo arareba ibintu biraza kuba byagenda gute, ariko yatangiye kuba yavuga ati gute byashoboka, ibyo ni gute byashoboka. Agatangira no kuba yakibuka igihe yarazanye ka kamvirope, arimo aravuga ati hano nari nkuzaniye wanga we, akamvirope k'umutuku n'akawe. Ubwo niko yakebutse arareba hirya, hari umwana bari barimo barorosa, yakebutse umwana barimo baramworosa, mbese bivuze ko atigeze areba uwo mwana mu maso, ariko nyine yararebye ibihushuka, ntago yigeze areba neza ngo arebe niba ari umwana we. Dore nuko nguko yarebye. Ibintu ntibyoroshye mwa bantu mwe, birakomeye. Tayari dore nuko nguko arimo arareba aho ngaho akavuga ati Suwani, igute se bishoboka, igute ibyo ngibyo bishoboka? Ubwo niko yarebye, dore ngo biramucanga, byaramurenze. Ubwo nuko nguko yarebye, atangira kuba yanarira nyine amaraso n'akamarira, atangira kuba yazenga amaso akanarira. Ubwo niko yarebye ati bino bintu ntibishoboka, bishoboka gute bino bintu se, ni gute bino bintu bishoboka? Ubwo umugore niko yatangiye kuba yatera agatambwe aza yegera ngo arebe umwana we. Umwana we ntago nyine bigikunze ko yaba kuri ino si, ibyiwe byarangiye. Umugore nuko nguko yaje avuga ati oya, ntago bikunda, ntibikunda, reka ntago bikunda. Ubwo umugore nuko nguko yatangiye kuba yarira. Ubwo niko yatangiye kuba yarira, ibintu biramurenga, biramucanga cyane. Ubwo niko yatangiye kuba yagenda arira. Ese ibi bintu biraherera he? Birarangira gute? Nayibaza ari wowe. Kano gakuru kageze ahantu haryoshye. Ubwo umugabo we yatangiye kuba yahamagara ati Suwani we, Suwani mwana wanjye. Dore n'amarira nyine yazenze mu maso, agatangira kuba yahamagara Suwani, agatangira ati papa wawe ndi hano, ndashaka kuba nakongera kuba nakubonaho bwa nyuma. Ubwo nuko nguko yaje atangira kuba yagenda nyine akuraho igitambaro bamupfutse mu maso. Tayari dore nuko nguko yatangiye kuba yapfukura gake, undebere dore ibintu ukuntu birimo biragenda. Dore umugore nuko nguko arimo ararira. Ese ibintu biraherera he? Ibintu birarangira gute? Dore umugore nuko nguko arimo ararira, umwana we byarangiye. Dore Eze arimo arabireba, ariko Eze niwe nyirabayazana, niwe wabigizemo uruhare by'uko ubuno mwana yanapfuye, banamufunga byo mugani. Dore nuko nguko batangiye kuba bafungura. Gufungura ubwo ngubwo niko barimo baradusubiza inyuma ukuntu ibintu byagenze. Niko batangiye kuba bavuga ati rero turimo turabona batarimo baraza kuba bafata umwana wabo, ikintu tugiye kuba twakora, tugiye kuba twamwohereza mu rugo. Ubwo ni ukuvuga ngo hano hari umwana boherezaga mu rugo. Ibi ni ibiki byagenze gute? Ubwo umugabo niko nawe yatwikuruye, atangira kuba yavuga ati Suwani yari hehe? Ubwo bisobanuye ko ari we mwana bashobora kuba bohereje mu rugo. Dusubije inyuma abaganga, hari umwana ngo bohereje mu rugo. Anaya nawe akabireba agatangira ati bino bintu se bishoboka gute? Byaba byagenze gute ko yakaba yari hano? Byaba byagenze gute? Ubwo umugore nawe yatangiye kuba yavuga ati Duwani we, wahagaritse ino mikino urimo urakina, njye ko ndashaka kuba nakina nawe, wagabanyije ino mikino urimo urakina nanjye. Ino mikino mu buhe buryo? Ukina nanjye gute? Kubera iki wanzana hano mu bintu nk'ibi ngibi bidafite akamaro? Ubundi ufite ubwenge? Umugore nyine niko yatangiye kuba yavuga. Ubwo umugabo agatangira ati jawo we, wirakara, ibintu biraza kuba byamera neza, wirakara. Nyuma y'ibi ngibi uraza kuba warakara. Dore Duwani agiye kuba yasara. Nyumvira umugabo nyine atangiye kuba yavuga ngo Duwani atangiye gusara. Ubwo umugore nuko nguko yatangiye kuba yavuga ati Duwani we, koko birashoboka, ushobora kuba wagwishije nk'umutwe, ukaba wagize ikibazo mu mutwe. Rero ntago nakurenganya, ushobora kuba wagize ikibazo mu mutwe, ntago nakurenganya. Ibyo ngibyo byose wagize ikibazo, ibyo ari byo byose ndimo ndabyumva. Ubwo umugabo agatangira ati iki? Ushatse kuba wavuga ngo nagize ikibazo ngewe? Ushatse kuba wavuga ko ngewe nagize ikibazo? Ibyo byose urimo uravuga nta kintu na kimwe bisobanuye, nta n'icyo bimaze. Ubwo umugore agatangira kuba yavuga ati none se uragira ngo nemere ibintu bidahari? Uragira ngo nemere ibintu bidahari? Ndimo ndabyibonera ngewe, ibi byose ndimo ndabyibonera. Ubwo umugabo agatangira kuba yavuga ati none uragira ngo bigende gute wowe? Ni iki kintu ushaka ko byahindura? Ushaka ko byahindura iki? Ni iki kintu ushaka ko byahindura ku bintu byabaye?
ubwo nuko nguko umugore we nako umugabo nyine yatangiye kuba yabwira umugore we ati nta kintu yahindura. Eze nawe ahagaze aho ngaho agatangira kuba yaseka, ibintu byose birimo biraba agatangira kuba yaseka. Ubwo nuko nguko nyine ibintu byose birimo biragenda, ndagira ngo ube wareba. Ubwo umugore nawe nuko nguko yarebye areba hirya no hino avuga ati reka twigendere rata Eze agiye kuba yagenda. Dore nuko nguko umugabo yisaye agaruka nyine atangira kuba yavuga ati ndakwinginze umwana wanjye, ndashaka kuba nagumana nawe, ndashaka kuba nagumana na kwikwi, ndashaka kuba namugumana nawe, mukure muri ibi bintu, mukure muri ibi bintu arimo aragenda abona, kuko ntago ari cyo gihe cyo kuba yabona bino bintu, ntago ari byo yakagombye kuba abona. Ubwo umugabo nawe niko yatangiye kuba yavuga ati nanjye ntabwo nifuza ko umwana wanjye yabona bino bintu arimo arerekwa n'uno mugabo watangiye kuba yavangirwa. Reka ntago kuba ibibazo yagize kwikwi yatangira kuba yakivanga muri ibi bintu. Reka jyane na papa, muve muri ibi ngibi murimo muradushyiramo. Ubwo nuko nguko umugore nawe yatangiye kuba yabwira umwana we ati mwana wanjye wigira ikibazo, uri kumwe na mama wawe, wigira ikibazo. Umugabo yatangiye kuba yakoma mu mashyi ati kaci, yewe kaci, yewe ubwo agatangira kuba yavuga ati mbega seni iryoshye, ibi bintu murimo murakinira ahangaha birarenze, nirurangiza biraryoshye, ibi bintu byose murimo murakora ahangaha biraryoshye. Kandi ubu ngubu ari Suwani ntiwakabaye wamwitayeho gutya, ntabwo wakabaye witaye kuri Suwani gutya, kumbi wari wifitiye undi muryango. Nicyo kintu tutigeze tumenya, wari wifitiye undi muryango, ntiwigeze wita kuri Suwani gutyo. Ndagatangira ati Duwani we, umugore nyine akagumya amubwira ati Duwani we, igabanya iyo mikino urimo urakinira ahangaha, kuko ibi bintu byose urimo urerekana nta kintu na kimwe bisobanuye. Ahubwo ejo ndagira ngo nkumenyeshe ko nzaza mu rugo nze kureba umwana wanjye, urimo urabyumva neza? Ejo nzaza mu rugo nje kwirebera umwana wanjye, kuko ibi bintu urimo urambwira ntibyumvikana. Umugabo agatangira ati gabanya, witangira kuba wakisunikiriza, ijyana na Eze, ureke kuba wazana ibyo ngibyo byo gutebya ahangaha, wikihatiriza ibintu utari bukore. Ijyana na Eze, mugende mujye mu rukundo rwanyu mururyoshye, ndetse ujyane na kwikwi, mugende mujye mu byanyu, ibyo ngibyo mubyihorera. Ubwo umugabo nuko nguko yahise yigendera tayari, dore nta kintu na kimwe cyangwa se nta magambo menshi afite yo kuba yabwira uno mugore. Nuko nguko yigendeye, abandi nabo basigara aho ngaho. Dore Eze nuko nguko arimo arareba, nta kintu waza umubwira, yewe nta n'icyo waza umubaza. Tayari dore nuko nguko abandi barimo barareba. Jiyawu yacanganyikiwe, arimo arayoberwa aho biva n'iyo birimo birajya. Ubwo umugabo nyine Eze agatangira kuba yavuga ati Duwani afite umujinya, ibyo ari byo byose mureka ajye mu rugo abanza ajye kuba yaruhuka. Ubwo undi nawe agatangira kuba yavuga ati oya, ngomba kuba najya kureba umwana wanjye, ngomba kujya kureba umwana wanjye nkamenya niba nta kintu na kimwe ari buze kuba yamukora, kuko ukuntu yacanganyikiwe ashobora kugirira nabi umwana wanjye. Unyumvire nyine umugore ikintu arimo aratekereza icyo atazi, umwana yaciyeho azi ngo bino byose ni imikino. Ubwo umugore nuko nguko yagiye tayari, umugabo ariko byose arimo arabirebera aho ngaho. Ubwo umugabo nuko nguko yagiye mu rwego rwo kuba yagenda. Dore nuko nguko Anaya yahise ajya kuri telefoni, ntumbaze ngo ninde barimo baravugana. Dore yahise ajya kuri telefoni, ubwo niko yavuye kuri telefoni atangira kuba yakiyumvira. Dore nuko nguko yaje atangira kuba yahamagara Duwani, arimo aramubwira ati Duwani we, ati noneho ejo twe batwemereye inzu, cyangwa se ejo bundi batwemereye inzu izaberamo itwika ry'umwana. Ejo bundi tuzajya kuba twatwikisha umwana, ibyo bundi tuzajya kuba twatwikisha umwana. Batwemereye inzu, umubiri wa Suwani tugomba kuba twawutwika. Yego, ejo ahubwo ni ugushaka isanduku cyangwa se nyine aho ivu bazarishyira. Ubwo umugabo yarabyumvishije, agahinda karamwica. Umwana we nyine bagomba kuba bamutwika. Ubwo umugore nuko nguko yamufashe ku rutugu, aramufata atangira kuba yamukoma ku rutugu gake, ngo bano bahoze bakundana kera, ibyo ngibyo byo nyine haciye iminsi, harya y'urwango ntihaca urukundo. Ubwo niko yahise atangira kuba yamubaza ati none se ku bijyanye no gutwika wazabibwira Jiyawu nawe akazaba ahari? Ubwo nicyo kintu nyine yatangiye kuba yamubaza ati uzabibwira Jiyawu nawe azaba ahari? Umugabo niko kuntu yatangiye kuba yakiyumvira, ariyumvira, amarira ariko ni amarira arimo arazenga mu maso. Ibintu hano byamurenze, ibyanamucanze no guhagarara hano birakunanira. Dore wari umusore cyangwa se nyine wagaragaraga nk'injege,
yabaye umusaza. Ubwo abandi niko bahise batangira, nyine bahise batujyana kuri uwo munsi ati nicyo gihe, dutangire igihe cyageze. Ubwo nuko nguko nyine igihe cyo gutwika cyageze. Umugabo disi yacanganyikiwe atangira ati uyu umwana wanjye ni ukuri suwani we. Ubwo umugabo nyine yatangiye kuba yahamagara suwani igihe cyo gutwika cyageze. Dore umugabo nuko nguko yatangiye kuba yahamagara ati suwani we suwani. Ubwo niko yagiye ahamagara suwani, aramuhamagara ariko umwana yaciyeho. Bagiye kuba bamutwika. Umugabo yararize, arahogora, ararira cyane. Nta kindi kintu hano yabikoraho, nta n'icyahinduka. Abandi barimo bararebana bagahinda kakabica hano nyine. Abari aha ngaho bose barababaye. Ana yaraho, umugabo ari aho ngaho duwani, ariko ntabwo Jiao ahabaye cyangwa se ntago ahari. Wakibaza ati se kubera iki batamutumiye, kubera iki batamubwiye? Ubwo nuko nguko umugabo arimo ararira. Ubwo nuko nguko bamanutse bagiye kuba batwika umurambo w'umwana, bagiye kuba bawutwika. Itayari dore niko bamanuye ikimashini igitwika imirambo. Umugabo nawe disi byamurenze, byamucanze, ibyamurenze. Dore nuko nguko yatangiye kuba yarira. Hano ibintu biba bibabaje. Ubwo niko batangiye kuba bavuga ati none se wabaye uretse nkabanza nkabwira mushiki wanjye kuri foni nawe akitabira hano. Ubwo uyu nguyu ni mushiki, nako ni musaza wa Jiao. Arimo aravuga ati mureke mbanze mpamagare mushiki wanjye abe yakitabira hano, aza arebe ukuntu umwana we bagiye kuba bamutwika. Ubwo nuko nguko abandi barabizi, ariko we aba yibereye mu nkundo n'undi mugabo eze. Undi yatangiye kuba yavuga ati nta mpamvu yo kuba twamutegereza, kuko ntabishaka mwebwe mutwike. Ubwo ariko bagiye kuba batwika, undi musaza w'umukobwa yatangiye kuba yavuga ati mwemuretse mbanze muhamagare, reka muhamagare rwose, mwihanganeho gakeya mubwire abe yagera aha ngaho. Ubwo ni ku musore nyine yatangiye kuba yavuga ati reka mubwire abe yahagera. Yagiye kuba yahamagara mushiki we ngo abe yagera aho birimo birabera. Gake ariko umugabo biba byamurenze, ibyanamucanze, ibintu by'isi biba byamurenze. Reka mbe nakubwira ati inshuti yanjye, warebye neza niba warakoze kuri subscribe, niba utarayikoze ukaba wayikora, ukajya muri comment ukatubwira uko ino video uri kuyibona. Iramutse iri kugushimisha ntibagirwe kuba wakora kuri like. Ubwo undi niko yatangiye kuba yavuga ati se katarimo arafata telefoni. Idore telefoni yiwe yayizimije, umwana we bagiye kuba bamutwika. Telefoni yiwe yayizimije, ntarimo aranafata telefoni yiwe yayizimije. Reba. Ubwo niko nyine yagerageje kuba yamuhamagara ngo yumve niba mushiki we yagera aha ngaha nyine kuza ahantu umwana we barimo baramutwikira, cyangwa se bagiye kuba bamutwikira, ariko ntarimo arafata telefoni. Musaza we arimo aramurabura, ntibikunda. Ubwo Ana yaraho, Duwani nawe nuko nguko yakuye telefoni, agiye kuba yahamagara nde. Dore Duwani nuko nguko yakuye telefoni, ndagira ngo ndebere dore ukuntu ibintu birimo biragenda. Ubwo niko yahise afata telefoni vuba, gake tayari. Ubwo niko yahise atangira ati halo, hari uwahamagaye, niba ari indi, hari uwahamagaye. Dore ngo arahamagara nde, yahamagaye Jiao ari kumwe n'umuryango we. Urukundo ruba rwaryoshye rw'umuryango. Undi yatangiye kuba yavuga ati halo Duwani we, urimo urambwira ibiki? None se wampaye suwani niba uri mu rugo, ko nanjye nari ngiye kuba naza kumureba? Undi yatangiye kuba yavuga ati nyuma urabyibutse noneho? Waba ubyibutse noneho? Ibyo byose se urabyibutse? Ko ukeneye kuba wajya mu rugo, cyangwa se ko ukeneye kuba waza mu rugo, ibyo ngibyo urabyibutse? Ubwo undi yatangiye kuba yavuga ati ariko ubundi Duwani we, uba ufite ikihe kibazo gute byawe, ibite byawe ku buryo ubutinyuka kuba wambwira ibyo bintu? Ibene kano kageni, cyangwa se ni gute ubutinyuka kuba wambwira bino bintu? Nge ndimo ndakubwira nijoro ndaza kuba naza nze mu rugo, nze gusangira ifunguro n'umwana wanjye. Ubwo nicyo kintu yatangiye kuba yabwira, akavuga ati kwindaza kuba namusiga nze kureba suwani ndaza kuba namureba. Ubwo niko kintu nyine yatangiye kuba yavuga. Ubwo niko yatangiye kuba yavuga ati kandi ubwire suwani iko ngomba kuba nahagira, nkeneye kuba ndi kumwe nawe. Undi agatangira tukeneye kuba uri kumwe nawe, ariko ye ngo ukeneye kuba uri kumwe nawe. Suwani ntago akeneye kuba yakongera kukubona, ntago agukeneye kuba yakubona. Ubwo umugore nicyo kintu nyine batangiye kuba bamubwira. Undi agatangira ati iki ngo ntago akeneye kuba yambona. Ase bundi wandakariye bene akaye kageni, wandakariye bingana ute ku buryo ushaka kuba wantandukanya n'umwana wanjye?
ariko ibyo ngibyo ndagira ngo mbe nakubwira ati simbyitayeho, rino joro biraza kuba byarangira mu gihe umwana araba yahuye na mama we, byose biraza kuba byarangira, biza kuba byarangira. Undi agatangira ati ngo umwana yahuye na mama we, yigo ngo umwana araba yahuye na mama we, mbega. Ubwo umugabo niko kuntu yatangiye kuba yabimusubirishamo, akamubwira ati ngo umwana araba yahuye na mama we, ibyo ngibyo byibagirwe, ibisubizaho bikuye. Rero niba ushaka kuba wamubona, ndagira ngo mbe nakubwira tunsange ku muhanda wa 41 Beijing Road, cyangwa se umuhanda wa Beijing 41 ariho uza kuba wansanga. Niba ushaka kuba wabona Suwani bwa nyuma, ngwino murebe ku muhanda wa 41 Beijing nyakigariwe. Ubwo ndagatangira turimo uravuga ibiki, kubera icyo urimo urambwira ngo nze ku muhanda wa Beijing nomero cyangwa se kuri 41, ibite byawe ugamije iki, ushaka iki, WhatsApp bimeze gute urimo urambwira gutyo. Ubwo umugore bahise banamukupa nta bintu byinshi, ubwo agatangira ati hallo yewe. Ubwo umugabo nyine yatangiye kuba yamubwira ati ibyo nakubwiye nabikubwiye. Ubwo nyine ni mu mutima ati ibyo nakubwiye nabikubwiye, ubanguka uze ureba umwana wawe, kuko bagiye kuba bamutwika ngo baramubwiye ngo bamusange ku muhanda wa 41 Beijing nako 41. Ariko umugore agatangira kuba yavuga ati si ibingibi byose bisobanuye iki arimo aravuga, ibi byose bisobanuye iki? Ubwo kakagabo nako kari aho ngaho karimo karabyumva. Umugore nawe nuko nguko yatangiye kuba yareba akitegereza neza, agatangira kuba yavuga ati eze rero ntabwo turi buze kuba twasangira ibya nimugoroba, ntabwo biri buze kuba byakunda ko dusangira ibya nimugoroba. Ngiye kuba nagenda mu rugo, ngiye kugenda nonaha, mfite kuba nagenda nonaha. Ubwo niko nyine umugore yese avuga ati reka njye ku muhanda wa Beijing nk'uko abimbwiye. Ubwo nuko nguko yabonye taxi hirya, atangira kuba yayisifura ati aya hagarara. Ubwo nuko nguko taxi y'ivatiri yahise hagera. Ubwo umwana ariko yahise atangira ati mama ntugende, ntabwo nshaka kugenda, reka ntabwo nshaka kugenda. Ubwo umwana niko yatangiye kuba yavuga ati ntabwo nshaka kugenda. Wapi mama, ntabwo nshaka kugenda, nukuri ndakwinginze, sinshaka kugenda. Ubwo umwana niko yatangiye kuba yamubwira ati wansezeranyije ko turi buze kuba twajyana kuri Maseni Park, kuri nyine ubwo ngubwo kuri parike ya Masena cyangwa se hasi cyombaza sikigari we. Ubwo niko nyine yahise abimubwira ngo nicyo yari yamusezeranyije. Mama we nawe akamubwira ati oya ntabwo bigikunze, mama wawe nyine uze kuba wamutegereza kwikwi, ndaza kuba nagaruka vuba tuze kuba twajyayo, ibyo nagusezeranyije ndaza kuba nabikora, uze kuba wantegereza, ntabwo ndi butinde, ndaza kuba nagaruka untegereza. Ubwo umugore nicyo kintu nyine yatangiye kuba yabwira umwana we. Arangije ahita anareba eze, ahita amubwira ati ndaje, njye ndagiye ariko ndaje tayari. Dore nuko nguko yahise ajya mu modoka, ariko eze arimo arabireba byose. Ariko mwibuke neza, niwe nyirabayazana, niwe wateye ibintu byose. Ubwo niko yahise avugira shoferi ati shoferi we, ndagira ngo ngeze ku muhanda wa Beijing nomero 41 ariho njyana, ndakwinginze njyana. Ubwo umugabo yatangiye kuba yavuga ati uvuze ngo ku muhanda wa 41 Beijing, none se ntabwo uzi ibintu biba byahabera gute ugiye wambaye gutyo? Ubwo umugore bamubwira ati gute ugiye wambaye gutyo, ndakavuga turimo urasobanura ni ibiki ushaka kuba wavuga. Ubwo eze nawe nuko nguko yarebye, atangira kuba yavuga ati shoferi we, ibyo ngibyo wibyitaho, imujyana harimo arakubwira, ibuka kuri shoferi imujyana harimo arakubwira, ibite byawe urimo urashaka kuba wakishyanutsa. Ubwo undi nawe nuko nguko nyine batangiye kuba bamuzibisha. Shoferi nawe atangira kuba yavuga ati nta kibazo, wenda nuko nari ndimo ndamugira inama cyangwa se nshaka kuba namubwira, ariko nta kibazo, reka wenda tugenda ataza kuba yakirerwa. Umugore ariko atangira kuba yavuga ati niko ni ibiki wari umbwiye bwa mbere ngo gute ngo ngiye nambaye gutya, bisobanura iki? Si ibyo ngibyo gute washaka kuba wabimbwira? Ni ibiki? Hari ikindi kintu se gihari ikidasanzwe? Ubwo umugabo yatangiye kuba yamubwira ati ahantu mbwiye ngo yumva ko kujyana nuko ariho batwikira abantu, hari inzu batwikiramwe abantu cyangwa se imibiri. Rero sinzi impamvu ugiye wambaye gutyo. Ndagatangira ati ngo inzu batwikiramwe imibiri? Undi ati cyane, kuri nomero ya 41 Beijing ku muhanda waho ngaho hari inzu batwikiramwo nyine imirambo. Umugore yararebye areba uryo atangira kuba yavuga ati ngo inzu batwikiramwe imirambo, gute ibyo ngibyo bigiye kuba byaba? Ibyo ni ibiki? Dore nuko nguko eze arimo arareba. Umugore nawe yatangiye kuba yavuga ati gute ibi ngibi se byashoboka gute? Ubwo nuko nguko eze nawe
ntumbaze ngo arimo arapanga ibiki. Ariko umugore agatangira kuba yavuga ati none se niba kuri uwo muhanda kuko bahatwikira abantu, Suwani ntabwo yaba ari mu byago. Ubwo umugabo agatangira ati jawe gabanya tuza ujye hasi, umutima mu bwonko bushyire hasi, kuko ibyo byose urimo uratekereza siko bimeze. Reka ibyo ngibyo siko bimeze. Ubwo nuko nguko yafashe telefoni avuga ati reka mbanze mbikwereke ko ibyo byose urimo uratekereza atari ko bimeze, iburitseho gatoya mbanze nkwereke. Ubwo nuko nguko yahise afata telefoni, yahamagaye ndi, yahamagaye kwa muganga. Aho ngaho hari umunasi uri aho ngaho, dore nuko nguko ari mu biro. Gake telefoni bagihamagara kwa muganga, hari umunasi wahise uyifata. Yahise atangira kuba yavuga ati halo, banyita Ange, nkaba ngewe nshinzwe kuba nakitaba abantu bahamagaye ku bitaro byacu. Rero nabafasha gute? Ni iki kintu mushaka ko twabafasha? Umugabo yatangiye kuba yavuga ati ejo twari twagize ibibazo, twari turi aho ngaho mu bitaro, hari ikintu dushaka kuba twamenya. Ku izina ry'umukobwa bita Suwani yaba yapfuye? Nicyo kintu nyine yatangiye kuba yavuga. Agatangira kuba yabaza undi, yavuze ati zana hano, urimo urabibaza nabi. Ati halo, nge arimo arakubwira ubusa, nge banyita jawo, nkaba nkora aho ngaho urabizi, ndi umuganga. Rero Suwani n'umwana wanjye ndashaka kuba nabimenya, gira vuba vuba umbwire niba hari ikintu kibi cyabaye ku mwana wanjye, gira vuba vuba umbwire. Undi yese atangira kuba yavuga ati dogiteri ni wowe, reka nze nkurebere. Ubwo niko yatangiye kuba yagenda anyura mu madokima nyine y'abantu bapfuye. Gake atangira kugenda yarebamo vuba vuba uwo n'umunasi. Akirimo aragenda cyangwa se akirimo arabireba, aho ngaho hari umuganga wundi wahise uhagira. Undi yatangiye kuba yamubwira ati niko siya uri mu biki, ni ikihe kibazo ufite ko mbona wahangayitse washyashyanye? Undi yatangiye kuba yamubwira ati muganga arahamagaye, arimo arabaza niba umwana we yaba ameze neza. Nicyo kintu rero nari ndimo ndamurebera. Ubwo umuganga nuko nguko yabirebye atangira kuba yabivuga ati umukobwa we se niwe arimo aravuga, umukobwa we harya ntiyakizera, umukobwa we ntiyakize. Ubwo muganga niko yatangiye kuba yareba akibuka ukuntu kakana ubwo ngubwo yahise amwitiranya na kwikwi, ukuntu bamusereburiye isabukuru, yatangiye kuba yakibuka akabivanga. Undebera ubwo nuko nguko yibuka ko kwikwi byagenze neza. Yatangiye kuba yavuga ati niba ari umwana we rwose ejo yarakize, yaranatashye, ibintu bimeze neza. Ubwo umugore niko yahise atangira kuba yavuga ati dogiteri umwana wawe ngo yarakize, ameze neza, ni urwembe ni muryerye, nta kibazo na gitoya afite, byose bimeze neza. Undi yahise atangira kuba yavuga ati okay, ndabyumvishije, niba ameze neza ndabyumvishije, dore ngo baramucabiranya ariko nabo ntibabizi, ni kwa kundi kugira abana benshi. Dore nuko nguko bahise bamubwira ati wabyumvishe jawe ko byose bimeze neza, umwana wawe ameze neza cyane. Rero Suwani ameze neza, ni muryerye, ameze neza. Umugore niko kuntu yatangiye kuba yavuga ati Imana ishimwe. Ubwo rero Suwani ameze neza. Rero niba ameze neza se naba njya kuba nareba iki? Kubera iki ubundi Duwani ari umugome? Kubera iki Duwani ari umugome yifuza ko umwana wanjye yapfa? Igute yatinyuka akashaka kuba yavuga ko umwana wanjye yapfuye? Ni iki kintu ashaka kuba yageraho? Undi agatangira ati simbizi, sinzi ikintu ashaka kuba yageraho. Ariko agatangira kuba yavuga ati ariko umugabo wawe ukuntu nabonye ahubwo yafushye, ashobore kuba yadufuhiye kuba turi kumwe, ntabwo yanyishimiye kuba turi kumwe, ntabwo yigeze abyishimira. Umugore niko kuntu nyine bamucabiranyije nawe. Yahise atangira kuba yareba akareba utyo agatangira ati kumbi umugabo nuko nguko. Ubwo niko yatangiye kuba yavuga ati rero niba arimo aragerageza kunyereka ko ndi ikigoryi, reka nze nanjye mwereke ko imitwe cyangwa se ibyo arimo arashaka kunyereka biri hasi cyane biciriritse, reka mwereka ko ibyo arimo arashaka gupanga biciriritse cyane. Aho wari ugiye, ubwo umugabo yatangiye kuba yavuga ati kuri uriya muhanda rero uracyakeneye tugende se nonaha? Undi yahise avuga ati sinkinagiyeyo, aho ngaho ashaka kuba yanjyana sinkigiyeyo, dore umugore ngo arahindura imipanga aho yari agiye kuba yajya, dore ngo arahahindura. Yari agiye kuba yajya kureba umwana we aho bagiye kuba bamutwikira, basi ngo anamusezere bwa nyuma. Ariko ntibigikunze, ahise abyanga, arabiretse. Dore nuko nguko yanavuyemo ariruhutsa, aravuga ati sikegari urareba we, urandebera njyewe ni gute bagira ikigoryi? Ubwo nuko nguko umugabo yamurebye atangira kuba yavuga ati jawe urabiretse. Ati none ntabwo uri buze kuba wajya kureba umwana wawe se Suwani?
undi yatangiye kuba yavuga ati rero ndabyumvishije, bakimbwira ko Suwani ameze neza, nta mpamvu yo kuba najya kuba namureba, reka sindi bujye kuba namureba kuko ameze neza ndabyumvishije, ahubwo uriya mugabo ibyo arimo arashaka byose reka mureke yishimishe, reka nze mbanze nanamuhamagare. Ubwo niko yahise atangira kuba yavuga ati reba none se Suwani ntabwo ushaka kujya kumureba. Umugabo nicyo kintu nyine yasigaye arimo aramubaza ati ntabwo ushaka kuba wajya kureba Suwani. Ubwo nuko nguko rero tukarangisha ku uyu munsi, reka mbe nakubwira ati inshuti yanjye kano gakuru kararyoshye cyane, ntuzabure rwose, ni keza cyane, ndabakunda cyane, umunsi ku munsi turabana, kuva kuwa mbere kugeza kuwa kabiri tukabana. Ariko mbere yuko tugasozana nibagiwe, reba neza niba warakoze kuri subscribe, niba utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment utubwire ko ino video uri kuyibona cyangwa se waba wayibonye, iramutse iri kugushimisha yanagushimisha ntibagirwe kuba wakora kuri like kandi gace ni ku munsi w'ejo muzazinduke tukarebe. Ndabakunda cyane, bye bye.